bwoko bw'Imana twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba. Turashima Imana ikomeje kubana natwe. Uyu ni umunsi wa 8 turi imbere y'Imana mu nyigisho za Deliverance, tugaragaza kandi duhishura ibintu byinshi biboshye kandi biziritse ubuzima bw'abantu babana nabyo igitondo n'umugoroba. Jambo duhagaze muri Yohana ibice 8:32, aho Yesu yavuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Iyo tumenya ukuri turabohoka, iyo tubayeho mu kutamenya tubaho mu buswa no mu bujiji bwinshi. Rero kuri uyu munsi wa 8 turakomeje kuri uyu munsi wa 8 ndimo kubabwira ngo kuri umunsi wa 8 turakomeje turaganira ku murozi cyangwa se umurozikazi wo mu muryango, wo muri famiye, ndetse turaza kuvuga no hejuru y'umwuka w'ubusambanyi mu muryango cyangwa se muri famiye. Ibi ngibi byombi uko ari bibiri nibyo turi buze kuganiraho kuri uyu mugoroba, kubera yuko ntabwo dufite igihe gihagije cyo kuvuga ibintu byose twakabaye tuvuga muri izi nyigisho za Deliverance. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko twongeraho n'iyi minsi 3 kugira ngo dukomeze twige, hanyuma bidufashe gukomeza kuba mu masengesho, bidufashe gukomeza gusenga no gusenya ubutware bwa Satani. Rero uyu munsi turaganira ku myuka ibiri cyangwa se ibintu bibiri, bimwe mu binaniza ubuzima bw'abantu, bimwe mu biboshye ubuzima bw'abantu. Ejo tuzakomeza tuganira n'ibindi bitandukanye, hanyuma Imana izadufasha tuzasoza kuwa 3. Nituba tubirangije ni sawa, nituba tutabirangije ubundi turi kumwe tuzongera dutegure n'ikindi gihe uko Imana igenda idushoboza kandi iduha imbaraga. Reka dutangire dusenga hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, turagushima wabanye natwe kugeza kuri uyu munsi wa 8. Imbaraga zawe, ubuntu bwawe, icyubahiro cyawe byatubayeho. Amavuta yawe yabaye ku mutwe wacu, waduhaye ubwenge, uduhishurirwa, kandi Mwami wakoze byinshi hagati muri twebwe. Wabohoye inzira zacu, ubohora ubuzima bwacu, ubohora buri kimwe cyose. Niyo mpamvu Data tukwinginga kugira ngo n'uyu mugoroba ubohore n'ibisigaye Mwami, kandi ukomeze kutwigisha, ukomeze kuduha kumenya no gusobanukirwa kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 47. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa 9, hanyuma turakomeza turangize n'umurongo wa 15. Reka abadukurikiye mufate Bibiliya zanyu hanyuma dusomere hamwe, ariko ndabasomera nta kibazo, utanifite hafi kurikira. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesaya 47 umurongo w'9 aravuga ngo ariko ibyo gupfusha abana no gupfakara byombi bizakugeraho umunsi umwe bigutunguye. Uburozi bwawe nubwo ari bwinshi bute, n'ibikagiro byawe nubwo ari byinshi cyane, bizakugeraho byimazeyo. Kuko wiringiye ubugome bwawe ukavuga uti ntawe undeba. Ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe nibyo bikuyobeje. Uribwira uti nijye uriho nta wundi.
nicyo kizatuma ibyago bikugeraho. Ntuzamenya irasukiro ryabyo. Ishyano rizakugwira, ntuzashobora kugikuraho, kandi kurimbuka utari wamenya kuzagutungura. Nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana, ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe. Ahari aho bizagira icyo bikuvura, ahari bizatuma unesha. Inama zawe nyinshi zirakuruhije, abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, nibahaguruke bagukize ibizakuzaho. Dore bazamera nk'ibishingwe, umuriro ubatwike. Ntibazikiza imbaraga z'ibirimi byawo. Uwo muriro ntuzaba amakara yo kotwa cyangwa icyotero cyo kwicarwa iruhande. Uko niko ibyo wahirimbaniye bizakubera, abaguranaga nawe uhereye mu buto bwawe bazigendera, umuntu wese yigire ahe, ntawe uzaba uhari wo kugukiza. Imana itugire neza cyane. Ijambo ry'Imana dusomye ahangaha mu gitabo cya Yesaya, ijambo ry'Imana dusomye ahangaha mu gitabo cya Yesaya ririmo kuvuga cyangwa se ririmo kubwira umuntu w'umurozi. N'umurozikazi. Uyu Bibiliya iravuga ngo afite ibikagiro, yiringiye kandi yizeye. We aravuga ngo ariho, aravuga ngo nta kintu kizamugeraho. Akorera abandi ibibi, yica ubuzima bw'abantu, ahemukira abandi, afite ibicaniro by'ikuzimu mu nzu yiwe, afite ibiheko, afite ubupfumu, yamaze abana b'abandi, yakoze byinshi bitandukanye byo kwica ubuzima bw'abantu. Ariko ijambo ry'Imana aramubwira ngo ibyo bikagiro byawe n'ubwo burozi bwawe ntabwo bizagukiza igihe kigiye kuza, kuko umuriro w'Imana uzaza ugutwike. Uravuga ngo ntuzapfusha, uravuga ngo ntuzapfakara, ngo ariko byombi bikugezeho kandi nta n'umwe uzagutabara. Rero uyu munsi cyangwa se uyu mugoroba turavuga kuri aba bantu bameze gutya b'abarozi, ariko bari mu miryango yacu, bari mu mafamiye yacu, bari mu mafamiye twashatsemo, bari mu mafamiye mwashatsemo, bari aho muvuka, bari aho mwarerewe nk'abana, bari aho mwakuriye. Aba barozi cyangwa se abo Bibiliya yavuze ngo bakoresha ibikagiro, bakoresha imbaraga z'umwijima, iyo bari mu muryango wawe,
iyo hari umuntu mufitanye isano, ryaba irya bugufi ryaba irya kure, ariko hari uburyo kimuhuje amaraso, abangaba bateza ibibazo byinshi mu buzima bw'abantu. Abantu benshi bafite ibibazo mu mibereho yabo, bafite ibibazo mu buzima bwabo, bafite ibibazo mu rushako rwabo, bafite ibibazo mu bana babo, bafite ibibazo mu byo bakora. Ariko ibi bibazo ntibiterwa n'ikindi, biterwa n'abarozi bari mu muryango iyo bavuka, biterwa n'abarozi mufitanye isano. Hariho inkuru imwe nigeze nkivuga, reka n'ubu ngubu nongere ngibasubiriremo. Umusore umwe yari umukozi w'Imana, asenga cyane kandi ashaka Imana, afite n'igikundiro kinshi, yaraziranye n'abantu benshi kandi yarafite uburyo. Hanyuma igihe kiragera atangira kurambagiza. Umukobwa wese arambagije akamwanga, umukobwa wese abwiye ko akunda akamwanga, umukobwa wese asabye urukundo akamwanga. Kandi mu buzima busanzwe akagira inshuti nyinshi. Noneho agahura n'umukobwa, bakagendana, bagasangira, bagasohokana, bakavugana, akamureba akabona koko pe nawe aramukunda. Hanyuma akavuga ati ibyo ari byo byose uyu nguyu reka mu propose mubwire yuko mukunda, kuko tumaranye iminsi, nabonye imico yiwe, turagendana, turasangira, turasengana, nta kibazo cyiwe, reka mubwire ko mukunda. Uwo munsi amubwiye ngo ndagukunda, agikura ijambo mu kanwa gusa ngo I love you. Uwo mukobwa agahita amubwira ngo oya, bugera nagufataga nka musaza wanjye, iby'urukundo wapi ntabihari, ntabiriho, tubyibagirwe rwose pe, turabana nka mushiki na musaza, ariko ibyo gukundana wapi. Uwo akaba avuye mu nzira, hakaza undi nawe yamubwira ati ndagukunda, ako kanya bagahita bangana. Umusore biramuyobera cyane, arasenga, agasengera umukobwa, agasengera umufiance, agasengera urugo, kibuze kavuga Imana yampaye ibintu byose, mfite amafaranga, mfite akazi, mfite buri kimwe cyose, ndasenga, mfite inshuti, mfite famiye ishyigikiye, ariko umukobwa wese mbwiye ko nkunda ahita ambwira ngo no. Umukobwa wese mbwiye ko nshaka ko tubana arambwira ngo no, kandi ntarabivuga, turaseka, turakundana, tugenza gute. Igihe kimwe aza guhura n'umukobwa, yari umukobwa mwiza cyane, nawe binjira mu rukundo, barakundana, ariko umunga ataragikuna na kimwe avuga. Ndetse umukobwa akanamwereka yuko ahubwo arimo no kumwidaragira. Mu biganiro baganira, mu byo bavugana, muti akumva neza yuko pe niwe. Umunsi umwe avuga ati umva uyu nguyu we rwose natambera umugore simbizi. Arategura byose, avuga ati ubu ngiye kugenda musange mubwire, arasenga, asengera umutima we, aragenza gute, arangije aragenda. Uwo munsi barahura, baricara, bararya, barasangira, barangije amubwira ati rero burya tumaranye igihe kirekire, tumaranye iminsi myinshi, ariko nagira ngo nkubwire yuko ngukunda kandi nifuza yuko umbera umugore nkakubera umugabo. Umukobwa ahita ahinduka ako kanya ati no, wari brother na sister, ibyo ngibyo bizanye gute? Ahita anahaguruka mutaho ngaho aragenda. Umuhungu arababara cyane,
ava aho ngaho ababaye, ahita yirukanka agenda ajya ku rusengero, arasenga abwira Imana, Mana ndashaka unsobanurire, wampamagaye nka Pawulo, ntabwo nzigera nshaka, sinzigera ngira umugore, ko wampaye isezerano rya mariage, ukama isezerano ry'ubukwe, ukama isezerano ryo kubaka, none kuki umukobwa wese mbwiye ambwira ngo oya? Rimwe na rimwe yagiraga n'amayerekwa, akagira n'inzozi, akabona umukobwa runaka, akabona iki, izo nzozi akazigira, ariko hagera yuko amubwira ngo ndagukunda, nshaka ko tubana, bigahita bicika uwo munsi. Ajya imbere y'Imana ararira, arasenga cyane, abwira Imana ngo Mana ndashaka unsobanurire, umbwire impamvu ibi ngibi bibaho. Imana iramubwira ngo icyo gihe kubera ko yagiye ku rusengero afite agahinda, afite amarira atagira uko angana, Imana iramubwira ngo ngwino imbere yanjye iminsi 3 nzagusobanurira. Aragenda ajya mu masengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza amanywa nijoro, arimo gusenga. Muri amasengesho y'iminsi 3, umunsi wa gatatu urangiye, yaracitse intege, aryamye arushye. Hari ukuntu ugera ahantu ugatangira kugira ibitotsi, bitari ibitotsi nyabitotsi, ahubwo ni ibitotsi bitewe nuko urananiwe, umubiri urashonje, amazi yagabanutse mu mubiri, imbaraga zashize, energy ntayihari, kuko urumva iyo wirije umaze iminsi 3 utajya utanywa, uvuga ngo hari ibintu byinshi biba byagabanutse mu mubiri wawe, umubiri wawe umaze kugira intege nke. Rero afite udutotsi ariko mba afite intege nkeya, aryamye mu cyumba cy'amasengesho ku itapi, agatotsi karaza karamutwara, ariko ntabwo byari bitotsi nyabitotsi. Arangije ahita ajyanwa mu buryo bw'umwuka, yibona asubiye iwabo ku ivuko mu cyaro. Hanyuma yibona ari akana gatoya k'imyaka 7, 8 gutyo, k'agahungu. Yibona ari ku musozi iyo ngiyo mu cyaro, kuri iyo myaka 7, 8, aribona neza, yibona kuri ya myaka 7, 8. Hanyuma abona mu rugo rwo kwa nyirarume, kuri uwo musozi aho babaga, abona inzu yo kwa nyirarume. Hanyuma abona umugore wa nyirarume aramuhamagaye, aramubwira ngo ngwino nguhe ibyo kurya. Aragenda arinjira, hanyuma uwo mugore wa nyirarume amuhereza ikijumba mu ntoki, amuhereza n'ibishyimbo mu kindi kiganza, aramubwira ngo bijye, abirira imbere yiwe. Ajya bya bijumba, ajya cya kijumba kimwe, ajya na bya bishyimbo biri mu kiganza. Amaze kubijya bimaze, abona amuzaniye agacuma karimo urwarwa. Abantu bo mu cyaro cyangwa se bavukiye mu cyo cyakure mu cyaro bararuzi, ni inzoga yo mu bitoki. Harimo akarwa gakeya, amushyamo aramubwira ngo akiragotomera umirishe ibyo ngibyo. Abona arabiriye, hanyuma abona n'urwo rwagwa ararunyoye, akonojemo muri ako gacuma. Hanyuma arangije kubirya, amera nkaho asubijwe inyuma. Abona wa mugore wa nyirarume afashe bya bijumba, afashe ka kijumba, afashe na bya bishyimbo, afashe na ka gacuma. Amubona ari imbere y'akazu gato k'ibyatsi kagonze n'uduti tubiri. Abona ashyizemo bya bishyimbo, abona ashyizemo na bya bijumba, ashyizemo na ka gacuma. Hanyuma atangira guterekera no gutongera.
aravuga ngo uyu mwana w'umuhungu amuvuga mu mazina, ntazigere ashaka, ntazigere agira ubukwe, ntazigere yubaka urugo, kandi ntazigere abyara mu buzima. Azapfe yangara, azapfe azerera, ntazagira ikintu na kimwe kizima azigera ageraho mu buzima bwiwe. Hanyuma aravuga ngo abana banjye bose, abazimu bose babagendagaho, bababuzaga gushaka, babuzaga kurongora, babuzaga kurongorwa, mwese mbabakuyeho, mbohereje kuri uyu mwana, ni mubyara wabo, muba ari we mujyana nawe, muba ari we mukurikira. Hanyuma ibyo azakora byose n'ibyo azabamo byose muzabikurikire, muzabirebe. Ibyo byose amaze kubitongera, arangije nibwo umwana yabonaga aza akabimuha. Umwana abona yuko yariye bya bintu byose bitongerewe. Hanyuma arangije akiri aho ngaho, abona wa muheha na ka gacuma yanywesheje yamuhereyemo. Abona umwana amaze kugenda, amaze gusohoka, umugore wese afata ka gacuma arakamenagura, nawe muheha arawuvunagura. Hanyuma aragenda ahantu munsi y'urugo hari igiti, aracukura, arangije ahambamo bya bintu, ka gacuma, bya bice bya ka gacuma na wa muheha. Avuga uko ibingibi mbihambye amano bitazigera byikuramo, niko ubuzima bw'uyu mwana mbuhambye amahanga nta kintu kizima zigerageraho muri iyi si. Ibyo birangiye, umwana arakanguka, uyu musore arakanguka. Yari i Kigali, ariko akangutse ahita yibuka inzozi arose, ahita yibuka uburyo ki yahoraga ajya kwiga hariya kwa nyirarume. Yibuka uburyo ki uriya mugore wa nyirarume yahoraga amuhamagara arimo akina n'abandi bana ku gasozi, kwa kundi abana babakina, akambwira ngo kanaka ngwino hano nkubwire, akaza ngumva ngo wampereje turiya dukwi turi hara munsi y'urugo, akatuzana. Yatuzana agatambwira ngo ratora umwana mwiza reka nguhembe, agahita amuhereza udushyimbo mu kiganza, akamuhereza n'ikijumba ngo ngaho bige vanye mugende ukine n'abandi. Umwana akabazi yuko uyu mugore wa nyirarume amuhembye kuko amuzaniye turiya dukwi, kuko amuteruriye kariya kantu, kuko amutumye ngo genda uzanire kiriya, akabazi ngo ni ibihembo. Kumbe ibyo byo kurya byose yamuhaga yabaga arimo kubitongera, akura imizimu ku bana biwe, ayisunikira kuri uyu mwana. Umwana akangutse, uyu musore akangutse, ahita asobanukirwa neza yuko babandi bose bamwanze, byabazo byose aroga nabyo mu buzima, n'umugore wa nyirarume w'umurozikazi. Yesu atangira amasengesho, atangira gusenga, atangira guhamagara Imana, ariko abona yuko imbaraga ziwe zitihagije. Arahaguruka aza kundeba. Murabizi hari icyumba cy'amasengesho twagiraga Kicukiro, hariho n'icyumba najyaga nakiramo abantu by'umwihariko, abo nakiriye abo twasenganye murahibuka. Hari ahantu h'umwihariko najyaga mbakira, buri wese akaza tukavugana tukaganira ibirebana n'ubuzima bwe bwite by'umwihariko. Ubona we sinzi umuntu wamuhaye nimero zanjye, ntabwo abaga mu bakunda Imana, ariko abakunda Imana baba ahantu henshi cyane batandukanye. Abantu benshi bagiye baza kunda bitewe n'abandi bo bakunda Imana bajyaga babohereza, bamwe bakaza bagahita bahitamo kugumana natwe, abandi tugasengana bakagenda bagakomeza ibyabo. Araza, yakoraga muri Majerwa. Rero hari abakunda Imana bakoraga muri Majerwa. Umwe baganiriye aramubwira ati rero buriya ibibazo bimeze gutya ndakijwe ndasenga, ariko Imana yerutse kumpishura ibintu bimeze gutya na gutya. Hanyuma ambwira ati umukozi w'Imana nagushyira
hanyuma mukaganira mugasengana akagufasha akakora deliverance. Nuko uyu musore yaje yaramaze gukura, yaramaze kuzana uruhare, imisatsi ejo yaramaze kuvaho, yifitiye akamodoka ke ya drivingaga, ariko abakobwa bose baramwanze. Araza abisubiriramo arambwira ati mfite ikibazo maranye igihe, ariko Imana yangiriye ubuntu, nagiye gusenga mbabaye mfite agahinda, mbwira Imana ngo Mana uransobanura icyo nkwiriye gukora, nasenze mu buryo bwose, nariyirije, nazamutse imisozi, nasengeye abakobwa runaka, nagenje gute, nakoresheje amafaranga, ndi umwana mwiza, sinjya mu kabari, singenza gute, ariko dore hano muranza ku mutwe wanjye. Usibye ko ari guraruza umuntu adafite n'imyaka myinshi, afite nk'imyaka ijya nko 38, ariko arimo kura. Umuhungu ufite imyaka 38 yifitiye amafaranga, ashaka gushaka, afite akazi, yifitiye imodoka, azi ko azatunga umugore, ariko buri munsi akaba yatangiye guteta afite imyaka 28, bamuteshota kugeza ku myaka 38. Byari bibabaje cyane. Nuko arasobanura byose, arambwira ati ariko ikintu gikomeye naje kumenya ubuzima bwanjye bwapfiri mu ntege nke zanjye no masengesho yanjye, Imana yangiriye imbabazi imenyesha neza aho ibibazo byose byavuye. Uraza ibibazo byose byavuye n'umugore wa Maro, kandi nuba arahari nuba ariho. Abane bahora bampamagara bambaza amakuru, bagenza gukana gutya. Ati rero bakundangiye yuko ushobora kumfasha amasengesho ya deliverance, Imana ikambohora. Bambwira it's okay, batujye ku mavi dusenge. Turasenga, Imana iramubohora, Imana iramudelivura. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo muzamenya ukuri nako kuzababohora. Naramubwiye ngo ijambo ry'Imana rimbwira neza ko tuzamenya ukuri kukatubohora. Rero kuba waramaze kumenya ukuri, izere. Igikurikiraho ni strategy n'ingamba ugiye gufata. Irinde gusubira hariya muri kiriya cyaro, irinde kongera gutanga amakuru y'ibikorwa byawe na gahunda zawe, kubera ko uratanga amakuru, uramenyesha abantu bamenye ibyawe, bityo bakongera bagasubira muri cya giti bahambyemo bwa buzima bwawe, bakongera bagatongera bagahuhera. Turasenga twamaze igihe dusengana. Burakera azambwira ati nabonye umufiance, aramunzanira, nawe turasengana. Ntago byatinze bakoze ubukwe, baragenda bakubise nk'amezi agera nko kuri 7 batarabona umwana. Aragaruka arambwira ati burya rero wa mugore yamenye ko nakoze ubukwe, none ariko muri zanzozi n'undi nabona gatongera ambwira yuko ntazabyara, ntazagenza gutya. Ati kandi nibyo buriya n'amafaranga nkorera bijyanye na posta mfite, bijyanye n'amafaranga nkorera, ntago nakama mfite ubuzima nk'ubwo mfite, ariko ngira inyati ntazi yo ziva. Turasenga, nyuma y'amezi 8 arasama. Nyuma yaho nyine y'umurimo warangiye, abantu barakomeza ubuzima bwabo, ngo bafite ubuzima bwiwe. Ariko namusabye ikintu kimwe, ndambwira ngo iki kibazo ufite hari n'abandi benshi bagifite, unyemere buno buhamya bwawe nzabutange mbubwire n'abandi, sinzavuga izina ryawe ariko unyemerere. Arambwira ati bijyanye n'ukuntu nakubititse n'ababaye, ndabizi ko n'abandi bakubititse bingana gutya, uzajya ubivuga, uzajya ubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bamenye imikorere ya Satani, hanyuma bahaguruke basenge. Bwoko bw'Imana, abantu benshi bafite ibibazo mu ngo zabo, mu buzima bwabo, bijyanye n'abarozi bari mu muryango, bijyanye n'ahantu abantu bakuriye, bijyanye n'ahantu abantu bavukiye, bijyanye n'ahantu abantu barerewe.
ukarara usenga ukiyiriza ukazamuka imisozi, ariko ibibazo ntibive mu nzu yawe. kubera iki? umuryango washatsemo nyoko bukwe afite nyabingi ntabyo uzi. umuryango uvukamo iyo ngiyo aho nyoko aturuka, basaza ba mama, abagore babo bazanye za nyabingi mu muryango, bazanye ibiheko, bazanye imbaraga z'abadayimoni. nawe warahagiye, warabasuye, warariyeyo, waranyoyeyo, ariko ibyo kurya wariye nibyo kurya biterekerejwe, ibyo kunywa wanyoye nibyo kunywa biterekereje. hari ibintu bagiye batongera ku buzima bwawe, hari ibintu bagiye bakohererezaho binaniza ubuzima bwawe, kuko aba barozi bo mu miryango iyo barimo baroga, iyo barimo batongera, iyo barimo bashimisha ibigirwamana byabo, bikuraho imyuka mibi, bikuraho imyaku, bikuraho ibibazo, hanyuma bakajya babyereka abandi bana bo mu yindi bo kwa ba nyirarume, bo kwa base wabo, bo kwa ba nyina wabo, babere ba nyirasenge. aricana mu cyaro akavuga ngo abana ba musaza wange bo bagiye kwiga i Bugande, bagiye kwiga muri Kenya, bagiye kwiga i Burayi, naho abana bange baheze ahangaha mu cyaro nta nubwo bananyibuka. yishyura abana b'amashuri gusa, bange ntabwo wigeze bishyura amashuri. uwo ngo ni nyogosenge. agatangira kubaririza amakuru. ese mwamenyera kakana ko kwa runaka kararongowe? mwamenyera ko kakana kaba kafite umugabo? mwamenyera ko kaba gafite umugore? iryo joro agatangira gutongera. muri buke ejo bundi hari umuntu duheruka kubura hano mu bakunda Imana, yaduhaye ubuhamya. ibyo nababwiye ni bike cyane, yanyohereje amaudio atagira uko angana, ansobanura ubuzima yarabayemo. yarinze apfa ari umukobwa atarongo, yaje kutuganiriza bisa nkaho ari nyuma y'igihe, igihe cyarenze, kuko yarageze hahandi amaze kuremba, umubiri wasenzekaye, ibintu byose byarangiye. ariko ubwo buhamya tubana ku mbuga z'abakunda Imana murabuzi. nta muntu n'umwe uriya mwana w'umukobwa atababaje. yarozwe nande? yarozwe na nyirasenge. nyirasenge yabanje kwica se, yica abavukana, hanyuma uyu nguyu usigaye yananiwe kwica, aramutoteza, abo ubuzima bwe bwose amutoteza ijoro n'amanywa. abantu benshi bafite ibibazo mu buzima bwabo kubera abantu bo mu miryango bakorana n'imbaraga z'abadayimoni, kubera abantu bo mu miryango bafite ibicaniro by'abadayimoni, bafite ibicaniro by'uburozi, bafite ibikagiro mu mazu yabo. iyo bari muri ibyo bicaniro, iyo bari muri ibyo bikagiro, babatongera bo koherereza wowe usenga, wowe utabijyamo. noneho rero hakongera akaba n'ikindi. twebwe turimo dusenga tutanazi n'ibyo ngibyo ko binahari cyangwa se binakorwa. hanyuma dusenga gute? dusenga duhamagara umuriro w'Imana, duhamagara imbaraga z'Imana, dusenya imyuka y'abarozi, dusenya. rero y'amasengesho aragenda agakubita ya myuka iri mu miryango tuvukamo, ya myuka iri mu muryango twashatsemo, ya myuka iri mu muryango twabyayemo, igatangira gukubitwa. yirimo ikubitwa, bariya babifite, bafite biriya bicaniro, boroye inzoka mu mazu yabo,
bafite amapusi arimo ibikagiro, bafite imbwa zirimo ibikagiro, bafite ingwe mu mazu yabo, birakubitwa. Noneho byakubitwa bagatangira gushakisha no kumenya birimo biraterwa nande. Yamenya ngo kagakobwa karunaka, kagangu kanunaka kigize agapasiteri, kigize akanyamasengesho, gasigaye gasenga. Ariko bo ntibavuga ko dusenga, bahita bavuga ngo nabo basigaye bajya mu barozi, ngo nabo bafite ibirozi. Rero batangira ijoro n'amanywa, uhita uhinduka tageti yabo. Ijoro n'amanywa batangira kuguhoza ku gicaniro cyabo cy'abadayimoni, batangira kugukagira, batangira kukuroga, batangira kukohereza imyuka mibi, batangira kuguteza indwara, batangira kugutongera, batangira kukoherereza amadeni, batangira kuguteza imyuka y'ubukene, batangira kukuzira. Sengesho twari turimo si kera, ni mu minsi yashize, turimo dusenga. Ari umuntu twarimo dusengana, yari mu gihugu cyo hanze. Hanyuma bucyara mu magara ambwira ati reka nkubwire, namenye ibibazo mfite aho biva. Nabonye mu nzozi hari abana b'umutante mu cyaro, umutante wanjye yarapfuye, abo bana biwe barasigaye. Rero mbere nahoraga mboherereza amafaranga, ngahora mbaho udufaranga, nabona udufaranga nkaboherereza, uko mbonye udufaranga nkaboherereza. Atari ko bigeze nza gufata amakredi menshi yo kujya ku ishuri n'iki, birangora mba ntabohereza amafaranga. Ati rero narose mu nzozi mbona barimo baboha amaboko yanjye, baboha umugisha wanjye, barimo bavuga ngo nta kintu uzongera gutunga kuko sinkibaha amafaranga. Uyu muntu ari mu gihugu cyo hanze cya kure, ariko icyo gihe arimo guca muri kirisi ikomeye cyane. Hari amasengesho nkunda gusengana n'abantu bamwe barabizi, abo twagiye tuyasengana, nkababwira ngo tugasenga, nkavuga ngo Mana wohereze marayika amugenderere, amuhishurire ikibazo afite aho kiva, cyangwa se intambara afite aho zirimo kuva. Kuko hari igihe ibintu byawe Imana itabihishurira abandi, nubwo bari abakozi b'Imana. Tugasengana ariko umwuka w'Imana ntamishurire ikibazo ufite. Igihe kimwe ubwo umwana w'umushunemukazi yapfaga, yaje gushaka Elisa, kuko uyu mwana yari yarabayeho cyangwa se yari yaravutse kubera Elisa. Bacumbikiye Elisa mu nzu yo hejuru, hanyuma arangije arabitegereza, baravuga ngo uko mwangiriye neza nange reka mbiture. Abasabira Imana, Imana ibaha umwana w'umuhungu. None gitondo kimwe umwana aragenda asanga se mu murima, asanze se mu murima atangira guhondobera, atangira gushyuha, atangira gucika intege. Ise amuhereza umukozi ati mushyire nyina mu rugo. Umukozi aramuzana amuhereza nyina, ariko nyina amuteruye, umwana yamaze kunegekara, umwuka umushizemo. Umushizemo, icyo uyu mudamu yakoze ni kimwe, yafashe wa mwana amuryamisha ku buriri bwa bundi Elisa yahoraga araraho. Hanyuma abwira umugaragu wiwe ati ntegurira ifarashi ngiraho nigira, ikintu icyo ari cyo cyose. Yurira ifarashi arirukanka ajya kureba Elisa, yaraza aho Elisa yaratuye. Elisa amubona hakurya kundi musozi arimo aza amwegera. Elisa abwira umugaragu we Gihazi, ambwira ati ndebera uriya muntu urimo uza yirukanka ninde. Aramwitegereza, Gihazi arukanka aramwitegereza, aragakabwira Elisa ambwira ngo ni wa mudamu w'umushunemukazi uri muzi. Hanyuma
Elisa yitegereza wa mudamu w'umushunemukazi, arangije avuga ngo ndabona afite agahinda kenshi, ndabona afite ibibazo byinshi muri we, ariko Imana yampishe ikibazo yagize icyo ari cyo. Haleluya. Elisa yari umukozi w'Imana mu rundi rwego, ariko igihe uyu mudamu Haleluya. Ariko igihe uyu mudamu yari arimo aza asanga Elisa, ntabwo yigeze amenya ikintu icyo ari cyo cyose cyabaye ku buzima bwiwe. So rero nk'abakozi b'Imana, hari igihe uba urimo usenga, ugasengana n'umuntu afite ikibazo, afite agahinda, afite amaganya n'amarira, ariko Imana ntikwereke cyangwa se ntikubwire ikibazo afite icyo ari cyo, ikabiguhisha, ikicecekera. So rero niyo mpamvu rimwe na rimwe dusenga tukabwira Imana ngo Mana, haleluya, hari igihe dusenga tukabwira Imana ngo Mana, uyu muntu ntago ushoboye kumishurira ikibazo cyiwe, ariko mwoherereze marayika, mwoherereze umwuka wera, agende amusange, amuganirize, amuhishurire, kugira ngo ashobore gusobanukirwa ikibazo afite icyo ari cyo. Uyu mugoroba nawe unkurikiye, ndagusengera mu buzima bwawe kugira ngo Imana ikoherereze marayika aguhishurire, amaso yawe y'umwuka ahumuke, ushobore kumenya ikibazo kiri mu buzima bwawe. Kuko ntago ari ibintu byose biri mu buzima bw'abakozi Imana bazarondora, ntago ari ibintu byose biri mu buzima bw'abakozi Imana bazahanura cyangwa se bazerekwa. Oya, hari ibyo tutazahanura, hari ibyo tutazarondora, hari ibyo tutazahishurirwa, hari ibyo tutazamenya, ariko umwuka wera nakuzaho uzabisobanukirwa, umenya ngo ubuzima bwanjye burapfira aha, umenya ngo hari umurozi uri mu muryango wanjye, hari umurozikazi, ubukene bwaje kubera iyi mpamvu, iyi krize yaje kubera iyi mpamvu. Nubwo waba ukirimo kuyicamo, ariko uzaba uzi neza ngo hari abantu bari mu cyaro ahantu runaka barimo baboha amaboko yanjye, batwaye umugisha wanjye. Ubu si ubukene busanzwe, ahubwo hari abantu bantwariye umugisha, hari abantu bamboheye umugisha, hari abantu baziritse umugisha wanjye. Hari ibibazo by'uburwayi, bizi indwara zikaza zigakubita abana bawe, ukibaza ngo ni indwara zisanzwe, ugasenga ukiyiriza, se ko natanze icya 10, ko natanze amaturo, ko nabaye mu nzu y'Imana, ko nasenze, ko nakoze byose, ko nakiranutse, ko nkora. Wayi izi ndwara zikomeza gutoteza urugo rwanjye, wayi buno bukene bukomeza gutoteza urugo rwanjye. Kumbe hari imbaraga z'abarozi bari mu muryango wawe, mufitanye isano, barimo bagutongera, barimo bakohereza. Impamvu nababwiye ngo, cyangwa se impamvu nafashe umutwe uvuga ngo umurozi wo mu muryango, hari abarozi benshi cyane batandukanye, ariko reka nkubwire, iyo ari ibintu utezwa n'umurozi w'ahandi atari mu muryango wawe, mudafitanye isano, ntago biresista, ntago bimara igihe kinini. Kugira ngo undi murozi atari mu muryango wawe, atari mufitanye isano, akuroge, bigufate cyangwa se bikugireho imbaraga, icya mbere mugomba kuba mufitanye ikibazo gikomeye. Hari ikintu ushobora kuba wamutwaye, kandi koko bikaba biri mu kuri, wamuhemukiye, icyo kintu wagikoze. Nimba wamunyanganije amafaranga, nimba hari ibintu runaka mwashwaniye, nimba hari ibintu mwapfuye, akaba arimo kwihorera kandi wamurenganije, arakuroga bigakunda.
ikindi gihe undi murozi wundi mudafitanye isano ashobora kukuroga ibintu bigafata ni igihe hari amasezerano wowe ubwawe wagiyemo ukagendayo mu bapfumu ukagirana nabo amasezerano bakagira ibyo bagusaba ntubihigure, cyangwa se ubwawe ukabaha amaraso yawe bakaguca indasago, bakagira imiti bagusiga, bakagira amagambo bakubwira ukayasubiramo. Ibyo iyo ubikoze uba umaze gutanga ubuzima bwawe mu biganza byabo, bagukoraho ibyo bashaka. Ikindi gituma undi murozi ashobora kukugiraho imbaraga ni igihe wowe ubwawe wamuzanye mu buzima bwawe ukamwihera ikaze, ukamwinjiza mu nzu yawe, ukamwinjiza mu rugo rwawe, ukamugaburira, mugasangira, mukicarana, mukaganira. Icyo gihe hagira imbaraga ku buzima bwawe kuko n'ibyo ukora byose aba abizi. Aroga urubyaro rwawe, akaroga abana bawe, akaroga urugo rwawe, agateza ibibazo mu nzu yawe kuko wamuzanye, wamuhaye ikaze. Ari mu nzu yawe, ari mu rugo rwawe. Wowe ubwo ukimara kumuzana ukamuha ikaze mu nzu yawe, nawe akora ibyo ashaka byose ku buzima bwawe no mu rugo rwawe, aragutoteza kuko niwe wamuzanye, niwe wamuhaye ikaze. Ikindi gihe undi murozi mudafitanye isano ashobora kugira imbaraga hejuru y'ubuzima bwawe no kugira ibyo akora hejuru y'ubuzima bwawe ni igihe hari umuntu mufitanye isano, umugabo wawe, umugore wawe, umwana wawe, umubyeyi wawe, umuvandimwe wawe, yakujyanye mu barozi akakwishyurira ibiguzi, akagira ibintu runaka atanga. Mundogere uyu muntu, mumubohe, mumuzirike. Ibyo biguzi byishyuwe n'umuntu mufitanye isano bikugiraho ingaruka. Uriya murozi ashobora kukuroga, ashobora kukwangiririza, ashobora kukugira nabi. Ikindi gihe undi murozi wo hanze ashobora kugira ikintu agutwaraho ni igihe hari umuntu wahemukiye. Guhemuka ni ubwoko bw'Imana. Ejo bundi nabwiye ko kwica isezerano. Wakundanye n'umuhungu, wakundanye n'umukobwa, mwishiye mu rukundo, mwapanze mariage, wamwambitse impeta cyangwa se yayikwambitse, urangije uramubenze mu ibanga, uramwanze, wariye utwiwe, yakwishyuriye ishuri, yaragufashije, yakuguriye imyambaro, yakwishyura inzu yo kubamo, warangiza ukavamo, ukabivamo utamusezeye, mutabyumvikanyeho. Arakujyana mu barozi akakurogesha, akakuzinga. Nigeze kwabwira inkuru imwe y'umwana w'umukobwa twakoreye deliverance. Yakundanye n'umwana w'umuhungu, bari muri secondaire. Umuhungu we ntiyari yarize, umukobwa yari muri secondaire arimo kwiga. Barakundana. Umuhungu yishyuriye umukobwa minerivare. Hanyuma arangije, amaze kumwishyura minerivare, umukobwa arangije aritegereza, arabona n'umuhungu ntiyize, avuga ngo no, ntago twabana. Ambwira genda wishakira undi. Umuhungu ati no, nubwo ntize ariko ndakora, ndacuruza, nakwishyuriye, natanze amafaranga yanjye hejuru yawe, unyanze gute? Umuhungu ahita yambuka muri Tanzania. Bari mu gihugu cy'u Burundi. Ahita yambuka muri Tanzania, aragenda atwara amafoto y'umukobwa, ajya ku mupfumu, ajya ku barozi, arangije aramuroga. Umukobwa atangira kugira ibintu bimutura hasi, atangira kuvuza induru, yajyamo akabona wa muhungu, akabona imbwa zimwirukaho, akabona ibiki n'ibiki. Iwabo ntibari bakijijwe, barangije baramufata bamujyana mu bapfumu kujya kumuvuza. Bamugejeje mu bapfumu, umupfumu ati nimumusiga ahangaho iminsi 3 muvure, hama muzagaruke mu mujyane.
baramubasiba ayo baramusiga. Abantu bagenda mu bapfumu bafata umupfumu nk'Imana, buga ikintu umupfumu bavuze bakemera nk'ikivuzwe n'Imana. Baramusize barangije barataha. Amukoraho imihango umunsi wa mbere, amucinda sago, agenza gute umunsi wa kabiri, hanyuma arazanije amubwira ngo abakurambere bambwiye ngo turyamane nibwo uri buze gukira, urayitukira. Umukobwa arabyanga, ati no ntibishoboka. Sanga none n'abapfumu bo mu cyaro aheruka gukaraba mu myaka 15 ishize, afite igikoti kitigeze kimeswa kuva cyagurwa, kana nako kari karagiye ku ishuri karize karangije secondaire kumva ko kari smart, karakandaga no mujyi wa Bujumbura, kareba icyo gisaza kugiye karyamane nacyo, karanga sinshobora. Amaze kwanguza icyo yakoze wa mupfumu yahise amushyiramo inzoka, amagara ati muze mu mujyane, ambwira ngo uzarinda upfa udakize, uzarinda upfa udakize kuvanze ko turyamana, genda. Umwana w'umukobwa agira ibyo yakuye kwa musore yanze, agira n'ibyo umupfumu amwongeyemo, ubuzima bwe burateseka. Arakizwa ajya muri ADPR y'Ibujumbura, baramusengera birananirana burundu. Yararyamaga, yaryama akumva inzoka iraje, agatakaza ubwenge, agatakaza imbaraga. Inzoka ikaza ikinjira muri sexe ikamusambanya, agatakaza ubwenge, agatakaza imbaraga, agahwera. Yamara kurangiza byose ikagenda, akazanzamuka. Aba muri iyo torotire iteye ubwo. Rimwe na rindi Bujumbura mwivuga butumwa, hari urusengero twari dufite amasengesho y'imisi 8 ya deliverance. Njyayo ndigisha ndavuga ku bintu bijyanye na deliverance, ndavuga ku ingisho za deliverance. Uyu mwana w'umukobwa turangije amateraniro araza aranyegera, ambwira ati mfite ikibazo kimeze gutya na gutya na gutya, kimaze igihe kingana gutya na gutya, nagiye mu byumba by'amasengesho hirya no hino, byaranze kandi mfite na fiance, ariko ntidushobora gukora ubukwe kubera uko kuntu umeze. Ndambwira rero iki kibazo cyawe gikeneye umwihariko, ni private. Ahangaha muri iyi minsi 8 nza kwigisha buri munsi, ngomba gutegura inyigisho, baranzana bakansubizayo muri amaterana ameze gutya, n'umunaniro n'iki, ntabwo nshobora kuba nakwakira. Ariko tegereza ndangize iki gikorwa mfite hano kuri urwo rusengero nari ndiho, tegereza nkirangize, hanyuma mu cyumweru gitaha nyuma y'iminsi 2 nzaba naruhutse, uzaze ahantu ncumbitse mu Ngagara, uzaza unsangeyo, ndamuha address, ndamuha nimero ya telefoni, nuhagera uzampamagare, nzakwakira ngusengere by'umwihariko namaze kuruhuka. Abantu b'Ibujumbura munkurikiye murabizi, igihe nabaga ndi Bujumbura murabizi aho nashyikiraga mu Ngagara, nabo barabizi inkuru, barayizi, ni histoire izwi. N'umwana w'umukobwa ashobora kuba muri kano kanya nkurikiye, cyangwa se azumva cyangwa se azabona buno butumwa. Yaje mu masaa 4, yaje mu masaa 4 za mu gitondo, agera hariya, hanyuma ndajya muri dushe, ndakaraba, ndasohoka, ndamusanga ku rubaraza, hanyuma aranganiriza, arambwira byose, arambwira umuhungu yanze, arambwira uko byagenze, arambwira umupfumu yagiyeho, ibyo bamukoreye, hanyuma ambwira ubuzima bayemo, hanyuma dutangira gusenga. Ndabwira reka ngusengera. Twarasenze, nge hamagara umuro w'Imana, nge hamagara amaraso ya Yesu, umwana w'umukobwa yakubita hasi, cya kiyoka kimurimo yabanaga nacyo kiramwataka. Rero sasa
dore akaga gakomeye kabaye aho hantu. Habaye urugamba ruteye ubwoba. Umubyeyi wo muri urwo rwano nawe nashyikiye, abana bari bagiye ku ishuri, na bamwe bari hanze abandi bari Burundi, bashobora kuba bankurikiye barabyibuka umunsi ukuntu byagenze. Bari bagiye ku ishuri, yagombaga kubatekera, yumva urugamba rwakomeye kuri saro muri balkoni ku rubaraza, arakinga umuryango wo kuri saro, arakenyera arambara, yari umunyamasengesho n'umwinginzi ukomeye cyane. Araza aransanga, abwira abakozi bagende bateke, porotayi yo ku muryango yo ku marembo arayifunga, abwira abakozi ati umushyitsi wese uza n'abana bari nibataha bace hepfo mu igaraje baze guca mu gikari. Twarasenze turwana n'iyi myuka, turwana n'uyu mwuka w'abarozi, turasenga duhamagara umurobo w'Imana, duhamagara imbaraga z'Imana, turasenga. Saa 5 ziragera, saa 6 ziragera, abana barataha saa 6, saa 7 ziragera, saa 8 ziragera, saa 9 ziragera. Nibwo iyi nzoka yamuvuyemo n'imyuka imuvamo, irasezera iragenda. Nta n'amazi turakoza ku munwa. Twarwanye urwo rugamba mu buryo bukomeye cyane, ariko umwana w'umukobwa aba derivure, ya nzoka imuvamo iragenda. Nyuma yaje kunyoreza invitation, yakoze mariage, ubu ni umudamu arubatse, afite abana, ari kumwe n'umugabo, yarabohotse. Ariko uyu mupfumu yamushyizemo iyi nzoka kuko yamugiyeho. Uyu musore yamurogesheje kuko yamuhemukiye, barakundanye arangije aramuhemukira. Rero iyi myuka y'abarozi igukurikirana cyangwa se kugendaho bitewe n'impamvu. Hari ikindi gihe imyuka y'abarozi ishobora kukuremerera. Abantu bakodesha, iyo ukodesha mu nzu, nyiri inzu ari umurozi, iyo nzu aba yarayitanzeho ibitambo kandi uba uri munsi y'ubutware bwiwe, kuko iyo ukodesha ahantu cyangwa se uba ahantu uba uri munsi y'ubwo butware, baba ari hejuru bagufiteho ubutware. Rero bashobora kugutoteza no kuguteza imyuka mibi, no kubaho umugisha n'ubuzima bwawe, no kukwangiza. Birashoboka igihe cyose ubaho ngaho. Niyo mpamvu hari igihe usenga Imana ikakubwira ngo haguruka wimuke. Hari ikindi gihe abarozi bashobora kukugiraho imbaraga, ni igihe uba mu gace. Hari ukuntu abarozi bakora piramide cyangwa se bakora triangle, ugasanga bafite agace bakoramo imihango yabo y'ubupfumu n'imbaraga zabo. Doko bafite uburyo ki bahatuye, barakoze ya triangle bahurizamo imbaraga, kuko baramenyana mu buryo bw'umwuka. Rero aho hantu bari muri iyo triangle yabo, bikonekita mu mbaraga zabo z'ubupfumu n'uburozi. Iyo utuye hagati muri iyo triangle, ukaba utuye hagati muri iyo cycle y'abo barozi, imbaraga zabo ziragukubita, zikagutoteza, zikakunaniza imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Nta kintu wageraho. Ahantu ushobora kuharwarira, ahantu ushobora kuhapfira, ushobora kuhapfishiriza, ushobora kuhura n'ibyago byinshi bikomeye cyane. Nubwo usenga, nubwo wiyiriza, nubwo ugenza gute, kuko uba uri muri ya triangle y'abarozi, uba uri muri rwa rusiga rw'abarozi. Nta kintu na kimwe uzigera ugera mu buzima bwawe keretse wimutse ukava aho hantu, cyangwa se akazi izindi mbaraga zirenze nk'urusengero, nk'abakozi b'Imana bashobora kuza bagasenya ubwo bumwe bw'abo barozi, bagatatana niho bagikorera aho hantu. Ariko igihe abarozi bagihusha imbaraga, bagikorera muri iyo quartier, muri iyo area runaka, nawe ukaba uri hagati muri iyo cycle yabo, muri iyo triangle yabo, imbaraga zabo zikomeza zigutoteza ijoro n'amanywa, kuko bibyo bakora ntibaruhuka. Abantu bakorera Satani ntibajye baruhuka, bakora ijoro n'amanywa. Mu gihe twebwe abarokore tugira 40 jours umwaka utangira, bundi tukazongera 7 jours nko mu kwa karindwi, bundi tukongera 3 jours. Ariko bo
iyo pose tugenda dushyiramo n'utwo duhe twa relax two kuruhuka, abarozi ntibatugira, bakora ijoro n'amanywa, ntibajye baruhuka, buri saa sita z'ijoro bafite misiyo bagomba gukora. Rero iyo uhari uyu munsi urasenga bikagenda neza, ejo wajya mu ntege nkeya ugakubitwa, uyu munsi wasenga ibintu bikamera neza, ejo wajya mu ntege nkeya ugakubitwa. iyo uri hagati aho hantu muri urwo ruziga rw'abarozi, uhora uri up down, uhora n'ibibazo bidashira, kuko bihora bikwataka, bigukubita, bigusubiza inyuma, bikwataka. uba wasenze ibintu bikagenda neza, wareka gusenga gato imiryango ikifunga, waba wasenze ukabura amahoro, wareka gusenga gato intambara mu rugo zigahaguruka, wasenga abana bakamera neza, wasiba umunsi umwe udasenze bose bakarwarira icyarimwe bitewe n'aho hantu uri. Ibi byose mbiciyemo kugira ngo mutaza kugira ngo imbaraga turwana nazo z'abarozi nabo mu miryango gusa, oya, nabo bose nciyemo mu ncamake n'imbaraga z'abarozi zirwanya ubuzima bw'abantu, abantu bakama ubuzima bufite ibibazo bitandukanye kubera abarozi bahora boherereza iyo myuka mibi. Ariko rero ikibazo gikomeye cyane uyu mugoroba nashatse kwibandaho ni abarozi mufitanye isano. Wa murozi mufitanye isano ryo mu maraso, isano ryo mu maraso cyangwa se ry'igihango. Nivuga mu maraso wumve ngo ni umuryango uvukamo kwa papa no kwa mama, nivuga ngo igihango ni umuryango washatsemo, kuko umuryango washatsemo haba hari igihango kigukonekita nawo uba ugiye kuwubyaramo. Rero abarozi bo muri uwo muryango baragutoteza, bakurogera urubyaro, bakurogera ibikorwa, bakurogera amafaranga, bakurogera inzira zawe, barakuzitira. Abandi bakora ibyo bikorwa bikomeye by'ubwo burozi ni abantu n'abarozi bo mu miryango wabayemo, kuko burya ahantu wabaye, ahantu bagucumbikiye baba baragufashe nk'umwana. Rero ibikorwa byabo by'uburozi birakwafekta. Iyo utamimenye ngo uhaguruke usenge, umenye ko hari ahantu waciye, waraye, wacumbitse, wagaburiwe, ibyaho ushobora kwiruka kuri visi imyaka igashara 20 utarayishyikira uzira ahantu waraye. Tujya dusenga Imana ikabitubwira, katubwira ati icyo ngicyo urimo gusengera cyafashwe n'ahana, wakongera wasengera ikindi runaka ati icyo ngicyo nacyo cyazirikiwe hana, icyo nacyo cyafashwe hana. Bwoko bw'Imana muri urugamba rwa deliverance mujye musaba Imana ibahishurire, ibamenyeshe, kuko iyo ugumye mu mwijima uguma wibaza kubera iki nari ngiye kubona akazi kagahita gahagarara, kubera iki aribwo nari mbonye promotion bigahita birangira, kubera iki umwana wanjye yahindutse nk'umusazi. Erega burya ibintu mutitaho, nubona akana kawe kararakarira ijoro n'amanywa, ukabona akana kawe gakubagana, kuko hari ugukubagana by'abana, umwana kubagana kubera ubwenge bwiwe n'imbaraga ziri muri we, aractive, yumva ko ashaka kuvumbura, abona kana gashaka ukamenya, abona kandi agashaka ukamenya. Ibyo no gukubagana kw'abana bose biri nomo, y'umwana ntabwo atarimo abikora uba ufite ikibazo. Ariko hari ukundi gukubagana, umwana kubagana ukabona ko harimo abadayimoni. Wabasiga muri salo araba televiziyo, wagaruka ugasanga televiziyo iramenetse. Waba uri muri dushe urimo gukaraba ugasanga uburiri bwose, umwana agiye kuvoma amazi kw'indi robine yaje asutse ku gitanda, amaterose arenge arayisutseho amazi ararangije. Wajya kujya ku kazi ugasanga ikintu runaka arimo arasa n'ikibiriti, arimo aratwika garderobe. Wajya kureba ugasanga umuceri n'isukari bya biri muri stock, yagiye acomeka umupira w'amazi kuri robine, araza ashyira mu gafuka k'ifu, ashyira mu mufuka w'umuceri, ashyira mu mufuka w'isukari, yabivomeye byose yabirangije. Uko gukubagana ntabwo kuri normale, hari imyuka y'abadayimoni iri hejuru y'ubuzima bw'uyu mwana. Ibi rero udashoboye kubona yuko hari imbaraga zimuri inyuma,
zirimo zimutoteza, zirimo zimukoresha, ngo ubimenye hakiri kare. Nibwo akura wajya kubona ukabona atangiye kurara mu kabari, ahindutse umusinzi, atangiye kubyaragura, atangiye kugenza gute, atangiye kubita abantu, atangiye gufungwa. Ibi ngibi ni imyuka y'abarozi batangiye gutongera urubyaro rwawe kakiri agahinja. Baba famiye, baba umwana wo muri famiye, babandi wo muryango ubyaramo washatsemo, batangira gutongera akana no kukaroga no kukwereza imyuka kakiri akana. None uko kataramenya ubwenge, kataragira imbaraga, ko kakazajya gakora ibintu biri bizari gusa. Ugasanga akana k'imyaka 3 karaguhengera kakagukubita urushyi mu maso ugahuma iminota 30. Ukibaza uru rushyi ni nyundo yakoresheje, ni ferabiti iri muri kano kaboko. Wareba no kugasubiza no kukishyura, ukabona we ugakubita karatandabira na gapfi. Kwiga n'uwo wabibwira ntashobora kubyemera. Hari imyuka iri inyuma y'uyu mwana, nudaguruka ngo usenge uri murabirebera uvuga ngo n'umwana ejo nejo bundi azagwa muri gereza yarakubise umuntu agapfa. Namara gukora agize imyaka 20 azajya kwishura, afata umwana muhanuye muri etaje amujugunye, umwana amujyane 19 satranti bamufunga imyaka y'ubuzima bwe bwose. Byatangiye ari akana gatoya. Umwana karakara gatora icyuma agashaka kukigutera uri nyina uri se. Bibaho. Wabireba gutyo ngo ni umwana bizashira ahubwo nakura azatora imbunda agenda arasa abantu bose abarangize. Ni imyuka y'abarozi batongere ku buzima bwiwe. Ibyo iyo utabimenye hakiri kare, utangira urwane nabyo, utangira usenge. Abarozi bo mu mafamiye yacu, bo mu migango yacu, batumaze ibintu byinshi bitagira uko bingana, bishe ubuzima bw'abantu mu buryo butagira uko bungana. Abantu benshi barangije ko bashobora kubona akazi kubera abazo mu miryango. Baravuze ngo abana barunaka bararangije, bazahinduka indaya, ntibazigera bagira akazi na kamwe bakora. Ugasanga abana bafite ubwenge, bafite igikundiro, ariko ntibashobora gushaka, ntibashobora gukora ubukwe, ntibashobora kubona akazi kazima, bica aho ngaho gutyo gusa. Ya myuka ahubwo ikomeza ibasunika, ishaka kubinjiza mu burayi no mu businzi no gupfa nta kintu bamaze. Sanga umuntu ni umusore yarize ariko aricaye nta kazi afite, araho ntashobora gushaka, yirirwa mu nzoga, yirirwa mu busambanyi. Hari abantu batongereye, bafashe ubuzima bw'umwana wawe, bafashe ubuzima bwawe, babuhindura icyerekezo, babuha ikindi cyerekezo cy'abadayimoni biriho bwoko bw'Imana. Reka mbabwire ngo tubaho ko tutabakabaye tubayeho, turwanya intambara tutazi niyo ziva, kubera abarozi bo mu miryango, kubera abo bagore b'amasenge, abo b'amasenge bari hirya no hino. Barazitiye, baratongereye, baguhereye ukiri agahinja, baguhereye ukiri akana, batongera, ujya kujya bakugaburira, bakugaburira ibyo batongereye, baguha imyambaro batongereye, urarayo bakuryamisha ku bitanda batongereye. Utwo twana mwirirwa mwereza ngo tugiye kwa banyirasenge, niho mwatwiciye. Ngo tugiye kurara kwa banyina, ngo tugiye kwa banyirakuru iyo ngiyo ruguru. Akajya kwa nyirakuru iyo ngiyo mu cyaro, agahita acomoka ku muturanyi wo kwa nyokuru, yahagera bakamuhereje agacuma, baraye baterekereye, bakamuhereje ibyo kurya baraye baterekereye, akabakandagiye aho baraye basuka ibintu byose. Abana bakagaruka mu mujyi bavuye iyo ngiyo mu cyaro barangije guhumana, buzuyemo abazimu, buzuyemo abademoni, buzuyemo imyuka mibi. Icyanyuma ndangiza, ibi by'abarozi byabaye birebire cyane kandi sinanabivuze byose ngo mbirangize, kuko ni byinshi ibyo duhura nabyo mu Deliverance, ibyo mva ni byinshi cyane. Iby'Imana iduhishurira, iby'Imana itwereka ubugome bw'abarozi.
ibyo twumva mu buhamya ni byinshi, ntabwo twavuga ngo turangize muri kano kanya, ariko uyu mugoroba ndagira ngo dusenye umwuka w'abarozi bo mu miryango yacu, imiryango tuvukamo, imiryango twashatsemo, imiryango twakuriyemo, aho twarezwe, aho twaciye. Dusenye iyo myuka y'abarozi. Niyo nabwiye ngo ndaza kubaganiriza n'umukobwa ubusambanyi bwo mu muryango, reka nkucemo gato mu munota ishoboka kuko nabibabwiye, ariko singutindaho nabigishije kare ku rubuga. Hari ubusambanyi bwo mu miryango tuvuka, mugasanga ba data batubyare mu busambanyi, ba mama batubyare mu busambanyi. Iyi myuka y'ubusambanyi nayo iragenda igakreatinga ibindi bibazo ku buzima bw'abantu, mu gihugu, mu miryango, ku buzima bwacu. Hari ubusambanyi, nabwiye ngo hari ubusambanyi bukorwa akaba ari icyaha gusa, hari n'ubundi bukorwa akaba ari icyaha, akaba ari n'umuvumo. Ugasanga umuntu arasambana na mukase, ubwo n'ubusambanyi butabuteza imivumo mu miryango. Abantu barasambana n'amatungo, n'inyamaswa, n'inkende, n'imbwa. Ugasanga nk'umukobwa mu muryango uvukamo yagiye Dubai, uzingo yagiye Dubai, kumbe Dubai birwa musambanisha n'imbwa. Ngo ari Burayi, kumbe aho ngaho i Burayi akaza akora sambana n'imbwa, ashimisha imbwa z'abazungu. Ugasanga umuryango utangiye guteseka, utangiye gukubitika, utangiye guhura n'ibibazo bikomeye. Kubera iki? Hari umuntu uri musambana n'inyamaswa kandi ariho mufitanye isano no mu muryango wawe, no kwa nyogokuru, no kwa nyokuru, no kwa nyokorome, n'uwiyo ngiyo hari isano riguhuza nawe. Ibyo birimo bikorwa mu muryango, hari umuntu mufitanye isano. Abandi bahindutse abarezibiyene, abandi bahindutse abatinganyi, arimo araryamana n'umugabo bahuje, n'umugabo mugenzi undi araryamana n'umugore mugenzi we, kandi ni bene wanyu, nabo kwa nyokome, nabo kwa so wanyu, n'abana bawe, nabo muvuka namwe n'abatante bawe. Ibyo birimo gukorwa uko nguko. Imana yarabwiye Abisirayeli ngo umuntu wagaragaye ubwo busambanyi mujye mumutera amabuye mu mwice, kugira ngo muve ku gihugu, muve ku muryango. Ariko uyu munsi wa none byirirwa bikorwa hirya no hino, nabo dufitanye amasano, nabo tuvuka no mu miryango yacu. Kurongora umukazana we ni ikizira imbere y'Uwiteka, bizana umuvumo mu muryango. Ariko iyo dukomoka, basogokuru wasangaga barasambanye n'abakazana babo. Ni ikizira kurongora umukobwa ukarongora na nyina. Ariko iyo usanga mu miryango yacu abantu bagiye bagenda, ugasanga baryamanye n'abakobwa bakaryamana na ba nyina. Ibyo biragenda bikazana imivumo. Abo ngabo ntibishwe, ntibakuwe mu muryango, bagumyemo. Rero ibyo ngibyo uragenda ugasanga uraremerewe. Ibyo ugerageza gukora byose biranga, nta terambere mu buzima, nta kintu na kimwe ugeraho. Hari ibintu bikunaniza utazi ibyo ari byo. Urabona udufaranga tukaguruka, urabona utuntu tukanga, urubaka urugo rugasenyuka, uhora mu nduru, uhora mu bibazo. Kubera iki? Hari imyuka mu muryango uvamo, hari ibintu runaka, ibizira byateye imivumo. Hari imivumo myinshi iri hejuru y'urugo rwawe, iri hejuru y'urubyaro rwawe, iri mu muryango wawe, mu muryango wavukiyemo, aho wakuriye, kubera ubwo busambanyi butandukanye bwagiye bubamo. Icyo tutavuze n'ubusinzi, icyo tutavuze n'ubwicanyi, ni ukumena amaraso, ni ukugambana. Icyo tutavuze ni ugukuramo amadani n'ibindi bitandukanye. Amaraso arira, ari aho ngaho mu kirere, yarimo kurira, yarimo gukreatinga imivumo mu butaka. Abantu bose bafite ayo maraso, bafite iryo sano, batangira guhura n'ibikuta, batangira gukubitika, batangira kugorwa, batangira guhura n'intambara zirimo zituruka kuri iyo myuka y'ibyo bikorwa bibi by'ubusambanyi n'ibindi bikorwa bizana imivumo. Hari ikintu umuntu akora ntikibe icyaha ku buzima bwiwe gusa, ahubwo kigahita kirema umuvumo no kuba bafite nk'isano. Ukaba uri mu gihugu kivumye, muri karitsiye ivumye, mu muryango uvumye, ukaremererwa, ukabaho uremerewe, ugasenga amasengesho ukumva ntazamuka, ukiriza ukumva ntibikunda, ugahora ugubyuka, utera intambwe imwe ujya imbere ugatera eshatu usubira inyuma. Iboneka ibintu byari bigiye kugenda neza bikanga. Kubera iki?
kuryamana n'umuntu mufitanye isano ni ikizira imbere y'Uwiteka, bikareyitinga imivumo. Uwabikoraga wese yagomba gukurwa mu muryango kugira ngo basiga abone amahoro. Ariko usanga tuva mu miryango, hari nabo usanga bavutse kuri base na ba nyina barababyara, bari bafitanye amasano, ni bashiki n'abasaza. Abandi nabo kubera kugenda babyaragura hirya no hino no kwa muri myuka w'ubusambanyi, uragenda ugasanga. Mana mu ijuru turengere, kandi Mana mu ijuru tugire neza. Iki cy'umwuka w'ubusambanyi reka nkigarukira hanga, kuko ejo nzakigarukaho. Ndimo kuvuga indi myuka iba muri iyi si, imeze nk'abantu, isa nk'abantu, igenda nk'abantu, kandi atari abantu, itoteza ubuzima bw'abantu, yangiza ubuzima bw'abantu. Nzabivuga ku munsi w'ejo. Buri kano kanya reka ndangiriza hanga, ariko nkubwire ngo reka dufata aka kanya dusenge. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana, tugiye guhamagara imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana, tugiye guhamagara umuriro w'Imana dusenye, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuriro uzatwika abo bapfumu bafite ibyo bikagiro n'ibyo birozi n'ibyo biki byose, barikagiye, bararoze, bateye ibiti, bagenje gute ngo nta kintu kizabagera. Ariko ngo umuriro uzabatwika, bavuga ngo nta bupfubyi buzabageraho, ariko bazapfusha, bazahinduka imfubyi, bazahinduka abapfakazi. Tugiye guhamagara umuriro w'Imana usenye ibyo bicaniro by'abarozi. Abo ngo batwaye imyenda, batwaye amakariso imbere, batwaye amasengeri, batwaye imisatsi, batwaye inzara, baboshye ubuzima bw'abantu. Ubuzima bw'abantu buraboshywe, burakandamijwe, buraziritswe kubera abarozi. Kabura aho ngaho uhorana imihango idashira kubera ibyo abarozi bakoze. Uhorana umutwe udakira, uhorana uburibwe mu nda, uhorana ufite amakanseri mu mabere, ufite ibibazo byinshi cyane mu mibiri y'abantu kubera imbaraga z'abarozi. Tugiye gusenga Imana, duhamagara umuriro w'Imana, duhamagara imbaraga z'Imana. Imana itubohore, Imana iducagagureho izo ngoyi, Imana idukureho iyo myuka mibi, Imana isenye ubwo butware bw'abadayimoni. Zamura ijwi ryawe dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi, uyu mugoroba Mwami tuje imbere yawe, aya masaha tuje imbere yawe, turakwinginze Mwami, utubohoreho imbaraga z'abarozi, utubohoreho imyuka y'abarozi, utubohoreho ubutware bw'abarozi, utubohoreho izi mbaraga, utubohoreho iyi myuka. Abarozi bo mu miryango, abagore b'abamarume, b'amasenge, ba nyogokuru, abo ngabo muri iyo miryango yacu dufite isano, ariko bagiye mu bikorwa by'abadayimoni, bagiye iyo ngiyo, bagiye mu badayimoni, bagiye kuraguza, bagiye kuroga, bagiye guterekera, bacishije inzoka, bacishije za nyabingi, bafite imbwa zirimo ibirozi, bafite ingwe mu mazu yabo, bafite inkende, bafite ibisigo, bafite ibintu byinshi boroye mu mazu yabo, nyamara ni bene wacu, dufitanye isano nabo. Data, baratwanga, batworereza imyuka yabo mibi, baduteza imbaraga z'ikuzimu, baduteza imyuka y'abadayimoni. Uyu mugoroba turi imbere yawe, aya masaha turi imbere yawe, turahamagara umuriro wawe, tubohoreho izi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Batutwariye imigisha, batwaye imigisha yacu, baziritse amaboko yacu, bafunze ibyacu, bafunze amafaranga yacu. Iri joro turasenze, utubohore, tubohoreho izo mbaraga, tubohoreho izo ngoyi, tubohoreho iyo myuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bafungiwe amafaranga, abantu bafungiwe imigisha, bafungiwe bizinesi, ibiganza byabo biraziritse, amaboko yabo ariho iminyururu kubera abarozi bo mu miryango. Data, mu izina rya Yesu Kristo, iri joro turasenze, turahamagara umuriro wawe, turahamagara imbaraga zawe, turacagagura, turavunagura, turasambura, turamenagura mu izina rya Yesu Kristo. Turarandura ibi bicaniro, turasenya ibyo bakoze, ibyo badukozeho turabana, ibyo batuziritseho turabana, imitongero badutongereye, abo ngo bitwa ko dufitanye isano. Mu izina rya Yesu Kristo turacagagura, turavunagura, turamenagura, turasambura, turasenya izo mbaraga, turasenya ubwo butware, turasenya iyo mirimo y'ikuzimu, turasenya izo mbaraga z'abadayimoni.
mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, turahamagara umuriro w'Imana, turahamagara imbaraga z'Imana, turahamagara ubushobozi bw'Imana. Iri joro turasenze, turibohoraho izo ngoyi zo mu miryango twabayemo, bajya mu barangi, bajya mu bapfumu, bafite ibicaniro by'abarozi, bafite ibicaniro by'abadayimoni, bafitanye amasezerano n'ikuzimu, baboshye ubuzima bwacu, baboshye ibyacu. Iri joro turibohora, iri joro turi derivura. Nanjye ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Ijambo ryawe Yesaya 47 ryatubwiye ngo ibyo bikagira uzabirimbura. Ayo marozi nubwo ari menshi gute ntabwo yagukanga Uwiteka. Niyo mpamvu nkwinginga amasaha, Rebo sokoromo shakaramando zemeneke rebo zesekeremo saini. Rekura umuriro wawe, rekura imbaraga zawe, rekura ubushobozi bwawe, rekura ikiganza cyawe. Manura imbaraga zibohora, manura imbaraga zawe zikiza. Mu izina rya Yesu Kristo tubohore iri joro, tubohoreho iyo myuka, tubohoreho izo mbaraga, tubohoreho abadayimoni, tubohore mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga. Data, turaciye isano riri hagati yacu nabo, rituma badukurikirana, rituma baturoga. Ntacyo twabatwaye. Uwo mwuka w'ishyari, uwo mwuka w'ubugome uri mu mitima yabo, utuma baturwanya, utuma batugendaho, turawurimbura, turawucagaguye. Turavuze ngo muri kano kanya dushyize urukuta hagati yacu n'iyo miryango yacu igendera mu barozi, igendera mu bapfumu. Dushyizeho urukuta rw'amaraso ya Yesu, dushyizeho urukuta rw'ijambo ry'Imana, dushyizeho urukuta rw'amasengesho. Ntibakongere kutubona, ntibakongere kudukurura, ntibakongere kudutera, ntibakongere kutuzirika, ntibakongere kuduterera ingo, ntibakongere kuduterera imiryango, ntibakongere kutubuza amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo turamenagura izo mbaraga, turamenagura imbaraga zabo, ibitambo batanga, amaraso bamena, ibyo bakora turabisenya, turabisambura, turabivunagura, turabicagagura, turakubita izo mbaraga, turarimbura mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu umuriro w'Imana numanuke, imbaraga z'Imana nizimanuke, kubaho kw'Imana nikumanuke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Datanya guhora ku ngoma, uwera wa Isirayeli, Imana isumba byose, Imana itegeka byose. Mu izina rya Yesu Kristo hari icyo wakora iri joro, ukatubohora ubwoko bwawe, abafungiwe ingo, abarogewe abana, abarogewe abagabo, abarogewe akazi, abarogewe iterambere, abatejwe ibibazo bitandukanye, abatejwe uburwayi. Iri joro Mwami, mwambura ukuboko kwawe, manura imbaraga zawe, manura ububasha bwawe, manura gukomera kwawe, ikiganza cyawe Nyiringabo, ukuboko kwawe Nyiringabo, gukomera kwawe Nyiringabo. Mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe nizururuke, ubasha bwawe nibwururuke, gukomera kwawe nikururuke, kugira neza kwawe nikururuke uyu munsi Mwami Imana nzima. Mu izina rya Yesu Kristo tubohore Mwami imiryango tuvukamo. Data, akoremwe ubusambanyi, ubwo busambanyi bwose Mwami buri hejuru ubuzima bwacu, buturemerera, buri mu bihugu, buri mu miryango, buri kwa data, buri kwa ba mama, buri muri iyo miryango iyo tuvukamo, iyo twashatsemo. Mu izina rya Yesu Kristo ubwo busambanyi buri ku buzima bwacu, iri joro turabwibohora, iri joro turiya muri izo mbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo ibyadutotezaga, ibyatubuzaga amahoro, ibyadufungiraga imiryango, ibi byose byateye ubukene, byateye agahinda, byateye ibibazo, byasenye ingo, byafunze abana gushaka, byafunze abahungu gushaka, byabujije abakobwa gushaka. Izo mbaraga zose iri joro turazimenaguye, izo mbaraga zose iri joro turazisenye, ijoro turarizisambuye. Mu izina rya Yesu Kristo turakubita hasi, turamenagura, turasenya, turacagagura, turasambura. Mu izina rya Yesu Kristo turiyambura, turiderivura. Mu izina rya Yesu turahamagara umuriro wa deliverance, turahamagara umuriro wa deliverance iri joro mu izina rya Yesu. Ibituma abantu batabona amaviza, ibituma abantu baturira indege, ibituma abantu batiga, ibituma abantu badakora, ibituma abantu batubaka amazu, ibituma abantu batagera kumugisha, bituma abantu batagura amamodoka, bituma abantu badashingiza, bituma abantu batabana amahoro.
ibituma abantu batagira iterambere, ibituma nta hantu abantu bava ngo bagere. Izo mbaraga zitunaniza, izo mbaraga zitugirira nabi, izo mbaraga ziturwanya, turazimenagura, turazisenya, turazisambura, turazicagagura, turazivunagura, turasenya izo mbaraga, turasenya iyo myuka, turasenya ubwo bushobozi, turasenya abadayimoni, turasenya iyo mikorere yose y'umwanzi, turasenya izo mbaraga z'ikuzimu, turazimenaguye, turazisambuye, turazirimbuye mu izina rya Yesu. Twitandukanije n'iyo myuka. Senga mu izina rya Yesu, senga witandukanye n'abo barozi, senga ubasenyere mu izina rya Yesu. Itandukanye n'ubwo busambanyi buzira buteza imivumo mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha imbabazi, Imana imanura imbabazi ku buzima bwawe, Imana itumanureho imbabazi. Abakunda Imana twese, Imana itubabarire ibikorwa nabo twubakanye, ibikorwa natwe, ibikorwa n'abana bacu, ibikorwa n'ababa mu mazu yacu. Abakunda Imana twese duciye bugufi imbere y'Imana, turasaba Imana imbabazi, itubabarire, idukureho iyo mivumo, idukureho izo karande, idukureho mu izina rya Yesu ibyakozwe n'aba data, ibyakozwe n'aba mama. Abakunda Imana twese duciye bugufi, turasaba imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Iri joro tubohoke, iri joro imitima yacu ikire, imibiri yacu ikire, ubugingo bwacu bukire. Reka tube bazima mu izina rya Yesu Kristo. Amarembo yacu afunguke, ibyari byarafunzwe amarembo yafunzwe, imigisha yafunzwe, iri joro turayifungura mu izina rya Yesu Kristo. Ibitashobokaga reka bishoboke, ibyari byaranze reka byemere. Turahamagara umuriro, turahamagara imbaraga z'Imana, turahamagara ubushobozi bw'Imana, turahamagara kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye. Uwiteka gitare k'amahanga, turi imbere yawe tukwinginga, tugirire imbabazi Mwami, tubohoreho imyuka abarozi, dukore amaboko y'abagome batwifurije ibibi, batubujije gutera imbere, batubujije kugira aho tugera, batubujije kugira icyo dukora, babushye ibyacu, baboshye urubyaro rwacu. Dukureho izi mbaraga zatunanije, zadutsikamiye nk'igihe kirekire, iminsi myinshi. Turakwingize Mwami, turakwingiza Uwera wa Isirayeli, turakwingize Mana ihambaye, tugirire imbabazi aka kanya, tugirire imbabazi uyu mugoroba. Ibyacu bibohoke, inzira zacu zibohoke, ijuru ry'umugisha rikinguke, imvura y'umugisha yongere igwe. Mwami wongere utugarurire iterambere, wongere utunezerererwe, wongere utwishimire Mwami. Data urubyaro rwacu, imiryango yacu, ababyeyi bacu, abana bacu, abacu Mwami tubashyize imbere yawe, bezwe n'amaraso yawe. Wowe wese uboshye, wowe wese uziritse, wowe wese baboshye ibyiwe, baboshye amashuri, baboshye urushako rw'abana be, baboshye mariage ziwe, baboshye urugo rwiwe, mu izina rya Yesu Kristo. Iri joro tubohoke, iri joro abacu babohoke, iri joro dukire, iri joro mu izina rya Yesu Kristo. Ibimenyetso n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu. Utwereke imbabazi ze n'urukundo rwawe Mana nzima. Turakwinginze Mana ikomeye, turakwinginze Mana ihambaye, turakwinginze Uwiteka ugira neza, turakwinginze wokora ibikomeye. Reka umuntu wese wabaye imbere yawe y'umugoroba, n'umuntu wese wakurikiranye ijambo ntuzarikurikirana, Data kuko yamenye ukuri kw'imbaraga rwana nazo. Iri joro abohoke, utubohore Mwana, tubohoke forever and ever. Duhe umugisha wawe w'ibihe byose Mwana, wawe undi utanga. Data ntwongereho umubabaro, dukingurira umuryango, umukingura ntagire ukinga. Turagushimye kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, tugusabye tugushimira. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire ijoro ryiza. Bye bye.